cyane cyane mu bwoko bwacu umuntu umusore ufite ubushobozi bazima ashaka sibyo none ubu nyine bambonye ba Kitoko ibaze Kitoko izina rya Yesu ndi umuhungu ntagirirwa amahirwe nkabona amafaranga vuba nashaka mu maguru masha kwirinda ibisumizi n'ibisuma mfasha no wasanga ushatse igisuma ibyo ntiwabivuga kuko wowe urashaka ubundi Imana ikikorera ibyayo kuri AMTV show tuhaye ikaze turabigejeje ngo mwemve ikaze na karibu aho muri hose haherereye aho muri hose aho muherereye bagiye kuba nka murembe so turabashimira gukora subscribe share na comment ibiganiro byacu tubaha bya buri munsi kuri AMTV show hanyuma ikindi ndabibutsa ko muri AMTV show harimo ishami ryitwa Two Stones Image. Two Stone Image ni umukameramani bita Musabwa Ephraim arafotora amafoto meza y'ubukwe akora ama live stream akora ibintu byose bijyanye n'amakwe ibirori ifoto ahantu hose ukeneye ifoto cyangwa video arahakora so guys muduhereza akazi kuri Two Stone Image ukeneye ifoto nziza wayisanga kuri Two Stone ibirori byawe bikagenda neza ukagira souvenir nziza uzajya uhora ureba werekana abashitsi so rero turabashimiye abakomeje gukora subscribe kuri AMTV show muri kubikora neza ubu tumaze kuzuza 2K irengaho ku duke so rero ntabwo twabura kubashimira muri abantu b'agaciro aho ngabo n'abana turera Mana duhaye ngo turerere muri iyi abana turere banyina gusubizaho umuryango so rero uyu munsi rero twifashe kuganira kuri topic igira ngo ivuga ngo ni gute abana b'abasore batinda gushaka kandi bafite ubushobozi banzubireke batinda gushaka kandi bafite ubushobozi mu bigaragara aribo bakanabanjirije abandi ariko abadafite tukavuga ngo ese ni ukubera iki abafite ubushobozi badashaka kandi mu bigaragara ari n'abasore beza ari n'abantu bafite imiryango myiza bafite utuzi twiza ni ukubera iki batinda gushaka babura abagore wasanga no ese kuba kubura ufite ubushobozi cyane ko ugira girlfriend like cyane cyane mu bwoko bwacu umuntu umusore ufite ubushobozi bazima ashaka sibyo none ubu nyine bambonye ba Kitoko ibaze Kitoko izina rya Yesu abantu benshi batarashaka kuba abasitari kandi bafite amafaranga n'abatari abasitari ubundi abantu bose abenshi batinze gushaka n'abanyamafaranga maze ugasanga abantu bakiyasi bano baciriritseho hasi n'abarimo gushaka buri munsi sinzi impamvu ko ntekereza ko ngewe impamvu wenda babikora ari ukubera ko umuntu ufite amafaranga hari igihe abakobwa bamukurikiraho amafaranga akabura umukunze kuko avuga se ndamenya ari udakunze amafaranga ndamenya ari umunkundira ukomeze apana kuko mfite ibintu mfite nayo ni challenge kugira amafaranga byo biragora cyangwa kuba umusitari byose bimeze kimwe hari umuntu wo gukundira umuntu kwa ngo umusitari we so ngaho ifate utagira umusitari nibo umuntu mwabana ntabwo bibaho ahita kwanga so ariko rero ngiye ikintu nibaza none se ko bazabanga gushaka bamara bagatereta cyane ugasanga agakobwa keza niko inshuti kiwe ugasanga ikigore kigikire nico bari gukururana umukobwa wabyaye inshuro 70 ufitiye amafaranga udakeneye umugabo niwe bari kumwe rukuvuga ngo rero abakobwa bari gushaka umuprofita nawe ashaka umuprofita nuvuga ngo bazaprofitana kugeza ryari kingo byabo ni ukuvuga ngo umuhungu abashaka inyungu ze ziriya nyine abahungu baba bakeneye ibyo kuryamana n'abakobwa hanyuma umukobwa nawe akamushakaho amafaranga so uri kumva uwo muntu yamushaka urumva abahungu njye numva uyu muhungu njyewe ari ukungu ko abaye abizi ko ariko bimeze yaba ari gutekereza hagufi akomeza aribwa amafaranga yakamutungiye umuryango n'abana ikibazo yahuye n'umuntu ayoberwa the right person ayoberwa kuko bose bazi ko afite amafaranga kandi agomba kuyabaha ntabwo wavuga ngo yabuze umukobwa w'ukuri ngo cyangwa umukobwa muzima no azaje ruguru azomubona ashakaga umukobwa mubisi akazamuka rwose mubisi yamaze gucangamuka
niwe uba mubi kurusha. uzana abantu bagiye bashaka abakobwa muri Afurika bari muri Amerika uziko ari abantu bagoye kurusha abagiye bashakira muri Afurika muri Amerika nuvuga ngo azavuga ngo muri Amerika hari abakobwa b'ibirara sinabashaka muri Amerika sinabashaka muri Amerika akaza muri Afurika akanda kana pe kavuye ruguru gataranacangamuka reka kagezeyo kamara imyaka 5 kabona ubwenge wewe kwenda uko kamutera ishoti ngiki abatse nk'iki n'iki ariko ngewe ndi umuhungu ntagirirwa amahirwe nkabona amafaranga vuba nashaka mu maguru masha kwirinda ibisumizi n'ibisuma mfasha no wasanga ushatse igisuma ya ibyo nabyo babivuga kuko wowe urashaka ubundi Imana ikikorera ibyayo nanone uheze muri ibyo ngo nishaka ndashaka igisuma wozarinda upfu udashatse cyangwa n'ubugugu nabyo birashoboka uvuga ngo nishaka uyu muntu araza tuvanga umutungo usange ibintu byanjye naruhiye imyaka myinshi kibyicaye kibivimviyemo ibyo nabyo ni imyumvire mibi ariko bahabumva mbese ko bagiye kuzakubyarira abana nako bagiye kuzakwitaho ubuzima bwawe bwose mugana umuntu azanakubyarira niyo yakwicara mu byo washatse sibyo hari ikibazo kirimo abo bana ari kubyicazamo n'abawe bikarya abana bawe n'umugore wawe nawe ukaba mu buzima butuje butari ubwo uruze rero ubundi umuhungu yashatse hari byinshi bihinduka kuri we yes nk'ibiki ubuzima bwo kuzerera ubuzima bwo kuryagagura mu maresitora za menyo ubuzima bw'amahanga bwo kuzerera ni bwa mbere bwo kutagira umuntu musangira ibibazo igihe wahuye n'udustress nitagira umuntu organiza ibyo wasize ya ushaka kuba ufite niyo mitungo wa mugani ukaba uri kuyica nabi ko ntawe uyirimo uyishyira ku murongo ariko hari n'umugore aba ari byiza kurushaho bigiye biranaruhura mu mutwe hari ukuntu wowe utekereza cyane wenyine ariko iyo ubonye umuntu mujya inama mukavuga nawe uyu munsi byagenze gute birafasha byatari yes ya ariko kubera ko umugore nyine abagore bazi no gufata neza ibintu uzi ko hari igihe kubera ko ufite nyine aba girlfriend ba hato na hato bakurya udufaranga tudashinga ngo nkeneye iki ariko iyo ari umugore aranagiza akavuga ngo iki ndagikeneye iki singikeneye iki nicyo nkeneye kurusha iki ntabwo namusabika ariko umuntu utagukunda umuntu utari umugore wawe arakurya nyine kuko aba akeneye nyine amafaranga abakeneye inyungu sinzi impamvu abantu bakuze kandi bafite amafaranga aribo batinda gushaka nzibazaho nanjye ubwanjye bikansika kandi bafite amafaranga menshi batinda gushaka kweri cyangwa batinda bayashaka cyangwa batinda gushaka bari kuyashaka simbi hanze rero hari igihe abavuga ngo imitungo yanjye cyane cyane nicyo baba bareba baravuga ati twararushe nyiruhiramo ni gute nza kwisangira n'umuntu uvuye ikantarange ntazi oya ariko nanone utazi umugore wawe kamera aho ngaho ufite ubugugu bukabije waba utari gutekereza kuri generasiyo yawe kuko umugore wawe nibo bana bawe abo bana bawe nibo buzukuru bawe nibo wowe nibo muryango wawe so nta mpamvu babirebera ku bandi bakire ko hari n'abakize bashatse ariko hari ingeso yari ariko umukobwa yakemera umushatse umugejeje mu rugo kubera ko mwavanze umutungo kabiri kanga hagahita mukora divorce bagahita bagenda bakagabanira hagati ariko rero Repubulika y'u Rwanda yo irimo iragenda ibifatira icyemezo ngo nta muntu wemewe kugabana umutungo ataramara imyaka 5 muri urwo rugo oya umva ukuntu perezida nikomesha kabisa nikomesha avuga ngo n'ibyo ko mutandukanye 5 itarashira agende wenyine bwirere niba ari inzu nubatse ndi umukobwa that's my house niba ari inzu ubatse uri umuhungu that's my house ariko niba mumaranye imyaka 5 kameme wamubyaje umusaruro nawe yakubyaje undi mugabane byibura abana 3 barabana suru ya leta ni yerego mugabanye umuhereza ibizatungisha abana bawe nyine iyo myaka 5 ubuvuze ati n'ubundi si ugiye kubirya ugiye kurya abana banjye so rero hari umuntu ugenda ufite iyo tageti avuga ngo mana fasha gusa tuve mu murenge mbone sezeranya nawe amezi 2 ndatasaba divorce ubu byarangiye kandi hari abantu benshi bagiye babikora isubundi ngiye ntekereza ngiye mbizi ko mu Rwanda ariho twabaye wenda cyane abantu benshi
ntongera bavuga ngo ivangamutungo rusange ivangamutungo risesuye biki hari ivangamutungo muhahano ivangamutungo rusange n'ivanguramutungo niyo leta y'u Rwanda iyo niyo ivangamutungo yemewe. Ese ivangamutungo risesuye ni ntabwo bavuga risesuye bavuga iyi nyine risesuye ni ryose hatagize na kimwe muravanga byose. ivangamutungo muhahano ni ukuvuga ngo nibuje tuvuge ashatse mfite imodoka n'ikibanza akabinsangana ibyo biraguma ari ibyanjye. Noneho ibyo tuzahaha turi kumwe ikibanza tuzagura twarashakanye icyo kizaba icyacu twembi. Ariko ibyo wansanganye biraguma ibyanjye ibyo nagusanganye bigume bibi byawe. Ibyo nibyo bita ivangamutungo muhaha. Hari abajya basezerana n'ibyo bazabisezerana shangiye n'undi yemeyeho gusezerana ibyo nakumenya kutanamwe. Hari noneho n'uvuga ngo ngiye mu byo byose ntabyo nshaka dusezeranye ivanguramutungo. Abantu ngo barabana we uvuga ngo ujye ugura imitungo yawe nanjye ngura iyanjye ariko nyine uri umugabo wanjye uri umugore wanjye. Nizere ko n'abana batabaraba kuko baba bamuvuyemo. None se waba umbwira iki niba ari uby'umuntu yihaye tuvuge uri gukora ngenda twiga ayo ivangamutungo ivanguramutungo ntabwo ibyo wabimbwira kuko niba nzakugeze ariko nanjye aho ngaho twabyumvikana ntazabyara. Nose ngewe narinda njya gusezerana iryo vanguramutungo naretse numva njye guhora n'umuntu byizeranye n'ikintu na kimwe. Mwizeranye imitungo niyo uvuga ngo yanze ko tuvanga agira ngo wenda nzamurya ibye kuko akenshi bikunze gukora umugabo ufite imitungo cyangwa umugore akavuga ngo uyu mugore sinshaka ko tuvanga dusezerane ivangura. Nibaki bashaka gusezerana ibyo bintu. Dusezerana ivanguramutungo cyakora icyo nkundira nayo turavangura amasorori. So ngayo nguko rero buri muntu aba afite impamvu yiwe ntawe wamurenganya nubwo turi kuvuga ngo abo basore n'ibiki umuganirije wasanga avuga ati kigiye sinakunda n'abagore kwa ushaka kubwira gutyo cyangwa ngiye nta gahunda ufite kuzanashaka mba numva nakora imitungo yanjye nkazayisigira ababyeyi banjye nkipfira. Hari abagira imyumvire utamenya cyangwa kuvuga ngo nzabyara umwana hanze murere musigire ibintu bizamutunga ntabwo nyine kubona n'umugore mu nzira ngiye barahari nabo ibyo nabyo niba tukajya tubyirinda pepo ugomba kwemera n'abarezibiyene ntabwo wamenya ukategura umuntu aba aherereyemo ushaka adashaka kandi ari uko mwamubujije gushaka umuhungu cyangwa wasanga abana n'undi muhungu ukabona atabyara kugira ngo ntarashaka kandi yifitiye nk'umugore w'umuhungu cyangwa umugore ntawamenya. So rero ibyo ngibyo ni uburenganzira bwanyu ariko icyiza ni ugushaka mukabyara hakiri kare. Gushaka kare ni byiza ukiri muto ugifite imbaraga zo kurera abana no kubakorera ibibakwiye byose. Nyine nta kintu kibaho cyiza nko gukorera abana bawe nko gukora ufite umuryango bigira intego intumbero umugani w'abarundi ukora ufite focus uvuga ngo ndi gukorera uyu muryango naho gukora ku giti cyawe wenyine ntabwo bisa neza. So ngahe gukorera buri wese azicagurire n'icyo ashaka ariko icyiza ni ugushaka mukubaka imiryango kugira ngo twebwe cyane cyane nk'ubwoko bwacu kugira ngo tunaguke. So turabashimiye rero ko mwadukurikiye cyane kuri AMTV show. Nakagaruka tuzakomeza tubane namwe tubategurira ibyiza buri munsi. Imana ibahe umugisha. Ciao.